ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, nongera guha ikaze kuri iyi ahagutse yanjye nawe. Uyu muyoboro aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa n'inyigisho z'agakiza no kubohoka, kugira ngo ubugingo bw'abantu n'imibiri yabo bihemburwe. Urakoze cyane rero wowe utuninze ni kuri channel, aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda iwacu, waba uri Burundi, waba uri muri Kongo mavuga ikinyarwanda, waba uri muri diaspora abumva ikinyarwanda n'abakivuga, waba uri muri za Tanzania Zangara, za Kigoma aho bavuga igiha, muri Uganda, muri za Nkore na Kabare aho bumva ikinyarwanda, aho umuntu wese yaba ari Imana iguha umugisha kutuninze. Nkaba ndi mushya kuri YouTube, ndabona umwami arimo twagura jye nawe. Impamvu uvuga ngo jye nawe ni ukuvuga ngo iyo ushyizeho ibintu bikagufasha nawe ukabyohereza abandi bikabafasha, icyo ari cyo cyose wakumva kigufashije kuko yicana niyo kwamamaza Yesu Kristo, icyo ari cyo cyose cyakubaka nawe ukagiha abandi, icyo gihe jye nawe tuba tuvuze ubutumwa bwiza. Imana rero iguha umugisha. Reka ntangire nsenga. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, twongeye gushima n'aka kanya nanone aha n'iki gihe Uwiteka Mana, ubwo turi imbere y'iyi kamera ahagutse hawe mwami, aho uri kumwe natwe udukoresha imirimo yawe mwami. Gitare hagwa icyubahiro mu byo tugiye kuvuga, mu byo tugiye n'ibyo dutekereza byose. Mbega Data uhabwa icyubahiro. Turakwingize mwami ngo ureke Mwuka Wera ari we utuganiriza, yigishe umutima wanjye. Uwiteka ngo nciye bugufi imbere yawe, nguhaye ibitekerezo byanjye, amarangamutima yanjye, memories zanjye, nguhaye jewe wese imbere n'inyuma. Ndakwihaye mwami kugira ngo mbe umuyoboro ukoresha. Data wera, ndagushimiye kubyo wakoze bikomeye, ku rukundo rwawe rwarenze ijoro, rugatuma ruza rugasandara rukageza mu isi, biciye mu mwana wa Yesu Kristo wohereje akaba umuntu, akadupfira ku musaraba akatubabarira. Reka izina rye ryogezwe, izina rye ryamamare, izina rye ryubahwe mu isi yose, aho abantu bari hose, mu bantu bose, mu moko yose, mu ndimi zose, ariko cyane cyane twebwe Uwiteka Mana mu bavuga ikinyarwanda. Reka tungire tukumenye, twongere tukwegere, twongere tukunezererwe Mana. Itinda kurakara ikihutira kugira neza. Urakoze kongera kutugira neza ko no kutwagura no muri uyu mwaka. Uwiteka Mana ishobora byose, ndasabira umuntu wari wese uri kuri yicano, umuntu wese wumvishije ikiganiro n'ugishe yarinze. Data busha nuzaza nawe ndamusengeye, igihe umuntu azumvira ijambo tuvuganye Uwiteka Mana tuvugishije, Uwiteka Mwami Imana azafashwe naryo, rizamusohorereho icyo ryandikiye. Ijambo ryawe Bibiliya tubwira ko ari rizima, rifite imbaraga, rihinguranya, rigacumita, rigaca mu nyama, rikagera imbere mu mutima, rigahinguranya Uwiteka Mwami Imana, rikagenda rigera ku magufwa no mu misokoro ngo kandi ritandukanye ubugingo n'umwuka. Ijambo ryawe ngo rihita rijye riturondora, rikamenya ibitekerezo byacu n'imigambi yacu yose. Kandi Uwiteka Mana yacu ngo ibyo byose ibyo dutekereza n'ibyo dukora n'imigambi yose, hari igihe tuzabibazwa n'iyaturemye. Turi responsible ku byo tuvuga n'ibyo dukora. None mwami rero, reka hano atari gihe uvuga, ari wowe Data buja Mana uvuga. Kandi reka Data ufungura amatwi ya buri muntu, amatwi y'umwuka ya buri muntu ugiye kumva, kugira ngo yumve ijambo ryawe, n'umutima we kugira ngo ube umurima mwiza wo kwera. Habwa icyubahiro none n'iteka ryose. Urakoze Data ibi ko dusengeye buri muntu wese ahari mu gihe cyarimo Uwiteka Mwami Imana. Ndetse hari abantu Data bishimye banezerewe bari mu birori. Uwiteka Mwami, reka umunezero wawe ubabemo mwinshi Mana yacu, bamenye kuri Imana itanga umunezero n'amahoro. Uwiteka Mwami, hari abandi barwaye, hari ababuze ayo mafaranga yo kwivuza, hari ababuze aho kwivuza, hari abarwaye indwara zananiranye. Uwiteka Mwami ubatabare ubakize. Uwaba uri hano wese urwaye, urebye urwaye ikirwara kinini, tuzi kuri Imana ikiza indwara. Uwiteka Mwami, turakoreka batewe n'abarozi, abarogwa, abatewe n'abadayimoni. Uwiteka Mwami ni wowe ukiza, ni wowe unesha Satani. Satani ntanesha Satani, ahubwo Uwiteka Mana yacu mu izina rya Yeshua HaMashiach, mu izina rya Yesu Kristo unesha Satani. Urakoze Mwami kumunesheje abanzi bacu abaturwanya. Uwiteka Mwami aho baba baca hose, reka baneshwe no muri joro.
by'iki gihe mwami, Uwiteka n'aka kanya n'iteka ryose utunesheshereze mwami. Turakwereka abari mu ntambara Uwiteka Mana yacu ngo ubahe amahoro yawe, ubatabare nabo Mana, kuko ni wowe uhosha izo ntambara zose mwami Mana. Turakwereka abari kwa muganga nabo habasange databuja, abagiye ku maseta, ababyeyi bagiye kubyara Uwiteka bose turabakwereka Mana, n'ukuri ntabwo twareka kubingingira Uwiteka Mana yacu. Turakwereka abari mu rugendo basubiza amahoro, abagendera mu kirere, mu mazi no ku mihanda Uwiteka mwami Mana, abagendera ku byuma n'abagendera ku maguru bose barindire kimwe Mana. Uwiteka Mana, dusabire muri muntu wese uri ku isi kugira ngo azumve ineza yawe, azumva agakiza, azumva ubutumwa bwiza. Urakoze mwami ku butumwa bwiza bugomba kugera kuri uyu muntu, natwe turinde muri iki gihe cya nyuma mwami, utugire ibikoresho byawe byera byejejwe n'amaraso yawe n'ijambo ryawe. Urakoze n'aka kanya n'iteka ryose Mana yacu, tubisabye tubyizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nagira ngo tuganire ijambo rikomeye, ijambo ryitwa imbabazi, urufunguzo rwo kubabarirwa. Hari ukuntu tujye tuganira cyane twicuze ibyaha byacu, twihane ibyaha byacu ngo turababarirwa, ariko Yesu ntabwo yadusize mu rujijo. Nubwo Yesu yapfuye ku musaraba akatubambirwa, akikorera ibyaha byacu, akabibabarizwa, nukuri yadusigiye n'iyindi nzira y'urufunguzo rwo kubabarirwa. Si ukwizera gusa uwatubambiwe, ahubwo yaratubwiye ngo tubabarire n'abantu ibyaha byabo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe muri Matayo mu gice cya 6 ku murongo wa 14, ari naryo jambo natwe atubwira n'uyu munsi wa none. Ijambo ryambaye muri zima. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndasoma mu izina rya Yesu. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe, ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Nimwakire ijambo ry'Imana. Murabyumva yuko ari rwo rufunguzo rwanjye nawe kubabarirwa. Yego, twizera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tukizera yuko ibyaha n'ibicumuro byacu ari byo byamucumise, ari byo byamushenjaguye, kandi kubyizera tukaca bugufi tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu, tukamwemera akatubera umwami, akatubera umukiza, tukamwizera, tukihana ibyo twakoze, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, tukemera kuba abana b'Imana, tugakizwa kuko twizeye, kuko twijeje umutima wacu. Ijambo ryo kwatura niko rivuga ngo twizeza umutima, twizeye ko Yesu Kristo ari umwami, twizeye yuko kandi Imana yamuzuye. Iyo tubyizeye ngo tubarwaho gukiranuka kuva mu kwizera. Haleluya. Kandi ngo tukatuza ibyo twizeye ururimi rwacu, icyo gihe tukabarwaho tugakizwa. Haleluya. Ibiko niko abantu bakizwa, ariko tugomba no kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twabikoze gutyo ntitubabarira abantu ibyaha, na data ntabwo agira gute, ntabwo atubabarira. Aravuze ngo kuko nimutababarira abantu ibyaha byabo. Ayo ni amagambo yavuzwe na Yesu ku giti cye, umwami wacu Yeshua HaMashiach, Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abayuda, umwami w'abami, umutware w'abatware, Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo rya buri kintu, itangiriro n'iherezo ryanjye nawe. Aravuga ati dore niba mushaka kubabarirwa, kandi no mwisengesha Imana yaduhaye ko dusenga ngo ujye tubabarira ibyaha byacu nko natwe tubabarira abatugirira, twishyirira imyenda yacu nko natwe duharira imyenda yacu nko natwe tuyiharira ababitugirira. Ubwo ni ukuvuga ngo ariko nitutabikora, urumva igipimo tubabariramo abantu ni nacyo gipimo Imana yacu itubabariramo. Ndagira ngo nkubwire ibyambayeho. Hari amasengesho nari ndimo yo ku itariki 30, ayo nari ndimo nsenga ninginga kubw'umwaka mushya. Ndasenga, Imana igena inyibutsa ibintu byinshi, ndasenga ngera aho numva rwose ibyo senga mbimininga mbizi, numva heaviness, numva uburemere bw'ibicumuro byacu nk'abantu. Urabona hari igihe usenga amaso yawe uri musenga akarambuka akareba ibikorerwa ku isi cyangwa naho ibyaha byawe, hanyuma ukaba ukagira emotions z'ibyo ngibyo by'ububona. Hari n'ubwo igihe usenga ukabona wegereye Imana cyane, uko urushaho kumva ko Imana iri hafi yawe, ni nako urushaho kwibonamo ibibi byawe bijya on surface, ukabona ibibi byawe, ukabona ineza y'Imana. Uko urushaho kuyegera niko urushaho kwibonamo mubi. Imana sinzi impamvu, sinzi niba ari jyewe, ariko jyewe nuko bimerera. Niba mvuga ngo negereye Imana cyane, uko numva nsenga, uko numva negereye Imana, niko ndushaho kubonaho ububi bwanjye. Uwiteka Imana inyeze, ikomeze inyeze, ariko wowe sinzi ukuntu bikumerera. Nuko rero igihe nari mu nsenga ayo masengesho, mbona isi aho itugereye, mbona ububi bw'isi,
ko turi mu gihe nk'icya Sodoma na Gomora, ndimo nihana ibyaha by'abacu, ndimo nihana ibyaha bikorwa n'itorero, ndimo nihana ibyaha by'umuryango wanjye n'abana banjye n'abankomokaho n'ababakomokaho, ndimo nihana ibyaha by'igihugu, ndimo nihana numva nyine mboroga, numva nsobinga kubera ibyaha, kandi ndimo mbona kugaruka. Nibuka iyerekwa nigeze kubona, nkabona umwami Yesu yagarutse ubwo nari maze kwiriza amasengesho runaka, mbona mwiyerekwa kugaruka k'umwami, mbona ukuntu abantu bari bameze, najye kureba nkasanga ariko bameze, kandi nkumva muri jewe yuko umwami ari hafi kuza. Icyo gihe maze kumva, maze gusenga, numva umutima uranshinjije, unshinja yuko nanjye hari umuntu ntababariye. Aha rero ni ubuhamya bwanjye nakumva natangira kugira ngo mbabwire Imana yarambabariye, kandi si ukuvuga ngo ndi umwere, n'ubundi mpora nsaba Imana imbabazi. Icyo gihe rero kuri iyo tariki ya 30 nanjye narimo nsenga nsaba Imana imbabazi y'ibyaha byose, ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibyo nacumuriyemo. Hanyuma n'Imana numva rwose iri hafi yanjye. Sinari mperutse no kumva ijwi ry'Imana rubanda, ariko noneho numva ijwi rivuga riti nawe ntubabarira. Icyo gihe nari mfite umuntu ntarababarira. Ndi muri uko gusenga rero nza kumva ijwi rishinja, Mwuka Wera burya ngo ashinja, aradushinja. Numva nanjye ndacumiswe kubera yuko hari umuntu nari ngiye kumara umwaka ntababarira. Uwo muntu yarambeshyeye, ntago ndi bumuvuga izina, ariko ariyizi, n'abanyumva batuye muri izo community zacu nabo barabyumva. Yego siwe muntu wamuvuze nabi wenyine, sinawe muntu wabumbeshyeye wenyine, ariko uyu nguyu we yarushije abandi. Nta nubwo yari wenyine, yari group y'abantu, ariko harimo abarimo bo bansabye imbabazi, niwe wabishyize mu bikorwa. Uwo muntu ku bushake arandika, arambeshyira, kandi ambeshyira abizi, ambeshyira azi ingaruka zabyo. Sinzi ko yarazizi cyane 100%, sinzi ko yatekerejemo birenze, ariko wenda yari afite imigambi ye ntashobora kumenya iyo ariyo. Wenda hari abantu bakunda gukora ibyo bagomba gukora mu nyungu zabo ntazi, ariko yambeshyeye mu kintu kigaragara cy'abantu barenze 10 bari bazi cy'ukuri. Noneho avuga contrary nuko kuri, kandi ajya kubeshya twabivuganyeho. Gute? Yaravuze ati ngiye kubivuga gutya na gutya. Ndamubwira rero ibi ngibi nubivuga urabubeshye, dore wabigenza gutya na gutya, ariko niba uhisemo kujya kuvuga ibi bintu bitari ngombwa kuvuga, uvugishe ukuri. Ariko arengaho avuga ibinyoma buri muntu wese azi. Icyo gihe ndamubwira ni kubera icyo ubeshye, kandi twavuganye kutagomba kubeshya. Nanjye rero ko kubera kubeshye ngiye gushyira hanze ukuri kose, kuko ukuri mvuga kuzwi n'abantu benshi. Ibyo mvuga mbifiteho facts, ni ibintu bihari. Namubwiye ni rero wa muntu we, ibi bintu ubeshye ntago nabyemera, kuko urabeshye. Ntabwo yabeshye yenyine, yashyizeho n'ikinyoma, abeshyira n'ubundi bagomba kuba bafatanyije izo nshingano, avuga ko babyemeranyijeho. Ikinyoma aragitanga. Noneho mbwira uwo muntu, ndamubwiye ni rero wowe niba udafashe ku nshingano zawe hakiri kare, ukavugisha ukuri kuri ibi bintu uko biteye, jewe ndaza kubivuga ABCD ukuri uko guteye. Ndavuga nti na wa muntu wavuze ngo mwabifatanyije uko niko kuri uvuze, mwari musanga mufitanye izo nshingano, kuko ikintu yabeshye ni ikintu izo nshingano yari afite bagomba kuzikora ari abantu babiri. Arabeshya aravuga ngo we na mugenzi we babyumvikanyeho, kandi ntabwo bari babyumvikanyeho. Mbwira mugenzi we ndamubaza, ndamubwira nti rero subiza ukuri, uvuge niba uyu muntu ibi bintu avuze mwabyumvikanyeho cyangwa oya. Uwo muntu nabavugisha ukuri. Ibyo byose kwa kuri kwanjye na kwa kuri kw'abandi, abari bashinzwe kwakira ukuri bemera kwakira ikinyoma. Sinzi impamvu ikinyoma cyemerwa kurusha ukuri, ntabwo sinari nabisobanukirwa. Byampozeho ikintu kuko byangizeho ingaruka iremereye mentally. Byari ibintu bikomeye cyane, kuko ingaruka z'ibyo bintu by'uwo muntu yakoze byatumye mva mu nshingano bitari ngombwa. Ariko icyambabaje kirenzeho ni ukuvuga naratekerezaga koko niba abantu bashaka ukuri kuri mu bantu barenze 9 barenze 8, kuki uko kuri umuntu atagushaka ngo amenye ukuri. Ariko nasanze abantu bashaka ikinyoma kurusha ukuri. Icyo gihe rero nyine bimbara muri izo nshingano ntabishaka ntabigendereye, nabyo byari bifite ingaruka kuri jewe, byatumye ndwara depression y'igihe gito.
naciye mu bintu bikomeye kuri iyi si y'Imana, naciye mu bihe bikomeye, naciye hagati y'urupfu no kubaho, naciye mu bintu bikomeye, naciye ahantu hakomeye, sinigeze ndwara depression. Ariko ngeze kuri iki kintu cyarampungabanije cyane, kivangamo n'ibindi byari biraho n'ingaruka zabyo n'inkurikize, ndwara depression igihe gitoya. Kuko sinibazaga ukuntu umuntu agomba kwemera ikinyoma kurenza ukuri. Kuva mu nshingano runaka wazivamo kuko zakunaniye, wazivamo kuko ubonye izindi cyangwa uvuga uti hari impamvu, ariko kuzivamo uvangunishijwemo n'ikinyoma cy'umuntu kandi utabyiteguye, urumva ntabwo byari byoroshye. Ingaruka zabyo rero ni depression y'igihe gitoya. Iyo mba ntasenga Imana yo mu ijuru, iyo mba ntari umunyamasengesho, rega n'ukuri reka mbabwire, buriya muri diaspora natwe turasenga. Iyo mba ntabana n'Imana yanjye, kuko buri kintu cyose cyo nkora n'Imana yanjye, aho icyo mvuga cyose n'Imana yanjye, umwami wanjye, umwami Yesu wankunze akankunda urukundo, niwe niyegamishaho, niwe nshuti yanjye, niwe unyobora. Haleluya. Iyo nza kuba ntafite Imana, Jesus, he is the center of my life, he's my foundation, my being. Nukuvuga ngo Yesu ni urufatiro rwanjye, niko kubaho kwanjye. Iyo ntamugira mba nararwaye depression, kuko hano hari abantu bazirwaye kubera ibintu nk'ibyo ubu ngubu batarazikira, ahubwo bagize ibibazo birenga. Ariko jewe yari igihe gitoya, kandi jewe ubwo numvaga naramubabariye muri makeya, numvaga naramubabariye, nigeze no kujya mu rugo rwe ndasangira nabo kuko numvaga namubabariye. Ariko ikibazo gihari, iyo ubabariye umuntu kumva ko wamubabariye, uwo muntu ataramenya ko kuki yakoze ari kibi cyangwa yumva ko ari mukuri, usibye n'igitsina gabo, iyo umuntu ataramenya yuko icyo yakoze atari cyo ahora, cyangwa se wenda ni yabindi se ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, sinamenye. Rero giye kunsuzugura nta kibazo binteye, ariko iyo umuntu ambeshye kandi akambeshyira bishaka, cyangwa se iyo umuntu abeshya akabeshya bishaka, urumva ni ibintu binanira kubyihanganira, birananira pe. Umuntu yaba yaragufasheho, iyo umuntu akuzi neza, abazi ahantu ashobora kugushorogotoza ijambo kugira ngo aguprovoke. Rero iyo umuntu akuzi gutyo nuko abikora. Uwo muntu rero numvaga narababariye, ndongera duhurira mu kindi kintu, ari ugasanga buri gihe cyose arakubitamo rya jambo, ariko nkahura ndi umuntu wihangana, nkahura. Ariko urumva jewe nagizemo ikintu cyo kumutinya. Navuga ni uyu muntu wafashe iki agakorera ikintu ubwende, agafata ikintu akakubeshyira, azi ko akubeshyeye kuri buri muntu wese ibyazi, uyu nguyu noneho icyo yakubeshyira nyuma y'ibyo ngibyo ntabwo byabyoroshye. Tekereza rero uwo muntu agiye kuba umuyobozi wawe mu kintu runaka, agashaka kumprovoka mu magambo, agashaka kumprovoka mu bintu, rimwe kabiri gatatu. Icyo gihe niho namenye uyu muntu koko ntabwo ndamubabariye, kuko ubundi numvaga namubabariye. Noneho hari ahantu yakanze, numva ndangije ndavuga, harimo n'abantu, hari hateraniye abantu batari benshi ariko bake cyane, abantu wenda barenze 5. Ndangije ndavuga ndumva nimwumve noneho uyu muntu jewe nawe dufitanye ikibazo, bitya na bitya. Umuntu aranyihakana, yerekana ko nta kibazo, ashaka kunsheshekesha, ariko ndakomeza. Imfura zari ziraho baravuga batariko ibi bintu twari dukuriye kubitekerezaho. Aho ngaho niho namenyeye yuko ntababari uwo muntu, kuko je namumvaga naramubabariye, numvaga nta kibazo. Nyuma yaho ibyabayeho rero, ubwo baravuze bati, abari bahari bati, rero uwo muntu icyantangaje gikomeye, nagira ngo nawe mbimubwire, ushaka kubuzi ko ntakubabariye, ariko uyu munsi nawe ubonereho, kuko uzayibona tu iyi video, umenye yuko nakubabariye pe, narakubabariye noneho. Ariko icyatumye nkubabarira nuko nasanze n'ubundi kutakubabarira ari giye ufite ikibazo, kandi narizi n'ubundi ko nakubabariye, ariko nsanga ntarakubabariye by'ukuri, kuko naje kumenya yuko, kandi si kera, si kuvuga ngo ijambo sinari ndizi, ariko numvaga narakubabariye nyine. Ariko nanone nkahura ngira na kakantu nshoro gutoje ijambo, uvuze rya jambo mwari mumenyereye kuvuga rishoro gutora. Ubwo urumva rero igiye ko numvaga narakubabariye, ariko nsanga ntarakubabariye. Nuko rero nkiri muri ayo batoranya, bavuga ko tuzongera tugahura
abo bantu twari kumwe bakatwicaza noneho bakatuganiriza birangira bavuze batari ko reka dushyireho umuntu umwe ari uzakoordinata kongera guhura no kongera kuganira kuri ibyo bintu. Mbega noneho bibaye iby'abantu babiri. Ndavuga no problem kuko urumva umuntu arihakana ko ntacyo yakoze kandi akavuga yuko ibyo yakozwe byo wenda hari abari babimubwiye babimutegetse ariko ngo yakoze ibyo bamubwiye. Ariko nta muntu wakubwira ngo beshya ubeshye, nta muntu wakubwira ngo beshya ikintu cyahemukira mugenzi wawe ngo ukibeshye kandi ukizi ukuri. Ibyo rero nta wanabyemera, nta n'uwabikubwira. Ahubwo ikibazo nyine nuko ikinyoma cyemerwa, ikinyoma cyawe cyaremewe kandi kingiraho ingaruka, kandi si igihe cyagizeho ingaruka n'abandi bantu benshi. Ibyo ngibyo urabizi neza. Ariko rero reka tubirekere aho ngaho. Ariko jewe byamviriyemo ibyiza cyane kuko namaze gutestinga ingaruka yo kuba umuntu wenda nk'abantu natekerezaga ese niba abantu bakubeshye, niba abantu bakuvuze ngombwa ubiremereze. Aho igihe umuntu yaje akambwira ati bambeshye, ndumva mfite stress, ndumva bya stress byanjagaritse, uwo muntu ndamwumva neza. Ibyo rero byamviriyemo inyigisho, ntabwo ari bibi cyane. Ubu ngubu nta muntu ntareka kumva bya byo uvuga ngo se ko bakubeshye wowe bigutwaye iki? No, ubu numva buri muntu. Haleluya. Noneho kandi uwo muntu noneho baduhaye kuduhuza, narategereje wapi, ndategereza wapi n'amagingo nayo. Uwo muntu abamushyizeho n'uwo ugomba kuduhuza ni inshuti y'uwo nguwo nanone wambeshye. N'ubu ntabwo birakorwa. Kubwizo mpamvu rero ubu ngubu ndakubabariye, mwese ndabababariye. Imana yo mu ijuru bahumugisha yuko nibyo mutabikoze kuko byamvaniyemo kubohoka. Rero narababariye pe. N'ubundi ntimwenda kumpamagara kandi kukubabarira reka mbaze nkubwire. Ngewe byamviriyemo isomo kandi ndashima Imana kubw'ibyo. Kubabarira urumva byatumye noneho mbabarirwa kuko nanjye nabashije kubabarira nanjye ibyo nasabaga Imana imbabazi irambabarira. Haleluya. Byamviriyemo kubohoka. Kubabarira umuntu usubiye ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo, Iso mu ijuru nawe ntazababarira, ariko nimubabarira Iso mu ijuru azababarira. Kuko Imana itubwiriza kubabarira. Urugero ugereyemo abandi nawe nibwo uzagererwamo. Ubwo rero nawe ahubwo nakugira inama yo kugira ngo wihare nawe ubabarirwe, kuko twese tugomba kubabarirwa. Ariko giye kukubabarira si ukuguhambura, ahubwo no kwihambura. Kuko nigiye wari ubabaye, nigiye watekerezaga ibyo wavuze, n'ingaruka n'inkurikizi byavuyemo bikangiraho na ingaruka n'inkurikizi zikomeye. Urumva umuntu nkanje w'umunyembaraga, umuntu nkanje w'intwari, reka mbikubwire, nkagira depression. Ariko Yesu nashimwe yuko itamperanye nkuko yaheranye abantu benshi. Umva rero ubwo narakubabariye, n'abandi bose nabo mwafatanyije bose nabo narabababariye. Nabari bafite gufata, nabari bafite imbaraga zo gufata ukuri, ntibagufate bagafata ikinyoma bakagikoreraho, nabo narabababariye. Imana yo mu ijuru ibababarire, nanjye narabababariye. Kubabarira umuntu rero, haleluya, kubabarira umuntu si ukumuvanaho responsibility z'ibyo yakoze, no. Kubabarira umuntu ni ukwibabarira, kuko we byagukorera agenda akaryama, cyangwa wese n'ibitekerezo byashobora kubishyiramo akavuga ati ntabyo nakoze. Rero nari mvuga ngo kubabarira umuntu ntabwo umuvanaho responsibility y'ibyo yakoze, ahubwo wowe uribohora kandi ukaba ukoze ubushake bw'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Haleluya. Ukaba ukoze ubushake bw'Imana kandi Imana nawe ikakubabarira. Nagira ngo rero nkubwire ngo urufunguzo rwo kubabarirwa ibyaha no kubabarira nawe abantu ibyaha. Imana nawe muri uko gutangira uyu mwaka, niba hari umuntu, nongera subiramo aya magambo, niba hari umuntu utarababarira ugifitiyeho inzika, n'Imana yo mu ijuru ntabwo yakubabarira. Kandi kwaguka kwawe no kubohoka kwawe n'ibisubizo byawe bizingiye muri uko kubabarira cyangwa kutababarira. Niwemera ukababarira uzabona igitangaza. Icyambere cy'urabohoka, icyakora urabakoze ubushake bw'Imana. Kuko hagati yacu iyo turi mu byaha, hagati yacu n'Imana
iyo turi mu byaha bijya hagati yacu n'Imana. Icyaha cyo kutababarira rero, icyaha cy'inzika kizana bitterness, kizana anger. Bye nabyibonyeho in the middle of nowhere mu kiganiro mba navuze. Kandi iyo uvugana amarangamutima buri muntu wese arayumva. Ariko ndashima Imana yankijije n'ukuri. Ndashima Imana yatumye numva buri bwo nagira ngo narakubabariye byarashize no, ariko ubu byarashize. Amaraso ya Yesu Kristo yarejeje, areza ajya imbere, agenda avanamo byose. Urumva ikintu kibaho gikomeye, nagira ngo nganire nawe unyumva. Kubabarira umuntu ntago bikuvanaho kwibagirwa ibyakozwe, kuko ntago bivanaho. Ariko iyo byibutse nta ngaruka bikugiraho, ntibyagutera izindi emotion. Mbega iyo byibutse ubyibuka nkuko wibuka ibindi byose byashize, ahubwo bigutera gushima Imana, bikaguha n'ikigisho. Haleluya. Nuko bimeze. Tugomba kwibuka iby'Imana yadukoreye kugira ngo tubashe kuyishima. Rero ndashima Imana ko yampaye kubabarira muri uyu mwaka. Nawe nkagusaba ngo niba utarababarira, niba utarafata intambwe yo kubabarira umuntu ibyo yagukoreye, haracyari ikibazo hagati yawe nawe kubabarirwa n'Imana. Muri ubu ibyo bintu bidakomeye. Kubabarira ni ikintu, Mana we, kubabarira ni ikintu gikomeye. Mureke mbabwire, gutanga imbabazi, kubabarira umuntu wumva ko yaguhemukiye cyangwa yagukoreye ikintu cyaguteje ikibazo. Kubabarira ni ikintu gikomeye. Kubabarira ni ikintu gifata imbaraga. Kubabarira umuntu umva, wakabaye babarira n'umuntu waje akagusaba imbabazi atumva ati naraguhemukiye. Urumva ibyo byaba byoroshye. Umuntu akaza ati umva, ibyo nagukoreye ndabizi ko nakubabaje, ibyo nagukoreye ndabizi ko ibyo nagukoreye ndabizi ko nakugiriye nabi, ibyo nagukoreye ndabizi ko nakubabaje, ibyo nagukoreye ndabizi. Kuko cyane twebwe tuba dushaka ko abantu ko bamenya yuko badukoreye ikintu, batubabaje, baduhungabanyije, cyane twebwe nk'abadamu. Kubabarira umuntu utemera icyo yagukoreye kigaragara, kubabarira umuntu udashobora gusaba imbabazi ahubwo akakurusha uburakari, ibyo bishaka imbaraga. Ariko ndashima Imana yuko Imana ishobora kubishyiraho neza kandi bigashoboka. Haleluya. Rero nanjye nagize imbaraga za Mwuka Wera zatumye mbabarira umuntu utemera ko yamemukiye. Natekereza nk'amatelefone ya mbere n'ibindi tutari twanahura ibibazo ya kera, amatelefone ya kera. Ariko umuntu akerwa akakubwira tumva sinkuzi sinakubona, umuntu akakwihakana nk'aho uri mu byago. Ariko Imana ikaguha grace yo kubabarira. Kubabarira rero n'ubushake bw'Imana. Haleluya. Nuko rero reka dusoze mbifuriza kubabarira. Mufate iyo ntambwe, ntabwo byoroshye. Ati niba mushaka imbabazi zanjye namwe mubabarira abandi bantu, mubabarira ababagiriye nabi, mubabarira ababakomerekeje, mubabarira ababahemukiye. Kuko mu mbabazi harimo imigisha, kuko kumvira Imana harimo imigisha. Ni ubushake bw'Imana ko twababarira. Ndagira ngo aho uri hafi, ibyo ngusaba ntaga, ibyo nkubwira ntago ari ibintu byanyoroheye, ni ibintu byankomereye cyane. Ariko igihe namaze kumva mbabariye, numvishije bije nkamenya iby'Umwami wanjye yankoreye ku musaraba, nkamenya ko Yesu Kristo agiye kugaruka, nkamenya yuko Yesu agarutse akansanga muri iki cyaha cyo kutababarira, muri iki cyaha cy'inzika, n'ijuru ntaribona. Kuko icyaha kigenda kibyara ikindi. Urumva umuntu niba mufitiye inzika ngo narangiza aza kujombe, ureke kumurakarira, ureke kugira outburst. Ushobora kurakara ukavuga nabi aho kongera ugacumura. Rero ntago byoroshye ibyo mbasaba. Ikintu cyo kubabarira abantu ni ikintu gikomeye, ariko nirwo rufunguzo rwo kubabarirwa. Niyo ntambwe ikwinjiza mu kwaguka kwawe. None se Imana yakwagura gute kandi ifite icyagusabye cyoroshye wowe ntugikore kandi we yarakigukoreye? Niba Imana rero yaraje, Yesu Kristo barimo bamubambye, bamukorera, bamutocerenga, bamwica urubozo, yarabarebye ati data babarire, ntago bazi icyo bakora. Stefano nawe bamukubita amabuye, bamuhondagura amabuye ngo abona Umwami Yesu, bamuhonda amabuye kubera kwizera, kubera kumenya Yesu. Nawe aravuga ati data babarire ko batazi icyo bakora. Ariko twebwe kubabarira abagenzi bacu, duhure mu bintu
ibyo twaba duhuriyemo byose ariko tukananirwa kubabarira, sinzi rero Imana twayibwira iki, twayivugisha iki? Uyu munsi rero nemeye kubabarira mwese, ari we wampemukiye ntusaba imbabazi, ari n'ababigizemo uruhare bose. Uyu munsi Imana yo mu ijuru ibababarire, nanjye kandi imbabarire yuko nari nkibafitiye ikintu ku mutima. Hari umudamu dusenga hamwe akita ngo ni igikongo, no Muzambia akita ngo ni igikongo ku mutima. Uyu munsi igikongo ntabwo ari uyu munsi, wa munsi wa ya tariki mbere y'umwaka urangira, igikongo cyari kindi ku mutima wa mugani w'Abazambia cyamvuyemo burundu. Uyu munsi Imana yanjye iri kumwe nanjye, kandi umunsi nababariye nyakuri, uwo munsi ijwi ry'Imana ryarongera riramvugisha. Rero muri aka kanya ndashima Uwiteka Imana yanjye yuko icyari hagati yanjye n'Imana cyavuyemo. Uyu munsi rero akaba ari cyo nkwifuriza. Intambwe ya mbere yo kubohoka ni ukubabarira. Intambwe ya mbere yo kwaguka ni ukubabarira, kuko kubabarira biguha amahoro ugatekereza neza. Haleluya. Bituma ubabarirwa ibyakurwanyaga, ibyaguhigaga, ibyakuneshaga urabinesha. Ndavuga iby'ibyaha. Rega no kuvuga ngo ibintu byose iyo tuvuga kwaguka, ibintu byose bikorerwa mu isi y'umwuka, niho biba manufactured, hanyuma bigasohorera munsi y'abazima. Ibyo tubona bibanziriza iyo ngiyo aho tutareba, bikaza kugaragara aho tureba. Rero reka tubohore ibyacu, twaguka, twibohora biciye mu kubabarira abatugiriye nabi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, naho ubutaha.